Sindi kumwe nawe uziko imvura itakigwa ku ibati umuntu araramaca neza akaza yatose umubiri wose akazeru katutesha umuntu neza neza cyacu banje wari wakize ukajyaho muri mukayivamo imyaka myinshi ukayijyamo usibye kwa pasitari Wenye mumba mureba neza Wenye mumba mubaza ibintu bishaka neza bifashe byinshitsi neza uretse no kumujije ariko nguze ukunda kundi ibintu by'Imana ariko byaramunaniye nabyo buriya menyana abantu bari mu idini atari uko bayikunda barananiwe kurokoka kamwe muri kanya mu idini yorosha buri mumwe baragusengesha bakagusindikisha ntabwo umunsi w'ubukwe bambara ibitete ngo base neza ngo bafotore burira mugabo wambaye ibitete yandikije tuvugishije ukuri tugahagarara nashyira amasuti yanjye wakambara kiriya gikanzu bimeze nk'ibitete by'abagore noneho yanduta ubwiza ariko abantu bakunda inyuma kuruta imbere mwabarokore umukecuru waje nashimye aho nyangura nyina wawe rwose iyo utari nyirabukuru Haleluya uyu mugabo araguma ngurura nawe waje kandi urukuru ibindi reka mbivuge nk'igiye kure abuze ko abagabo muri iyi minsi banze kurokoka gifuba reba nk'uwo mugabo ni ukuri buriya muramureba nk'utararokokaho reka uriya mugabo murokora aramuzi ariko ikintu nagusabaga sinzi muri ibi byari byinshi baravuga ngo Yamana ya Daneli yabaye Imana yanjye Yamana ya Daneli yabaye Imana yanjye Yamana ya Daneli yabaye Imana yanjye Yamana ikiza indwara yabaye Imana yanjye Yamana ya Daneli yabaye Imana yanjye Yamana y'ibyacu yabaye Imana Yamana ya Daneli yabaye Imana yanjye yabaye Imana yanjye Yamana ya Daneli yabaye Imana yanjye yabaye Imana yanjye ayo yabaye Imana yanjye yabaye Imana ngenda kuvuga amagambo magufi ejo noneho nkazasa nkaho aribwo ntangiye kuko uyu munsi umugoro ejo tujya kuza baranarefoniye baravuga ngo inka zacu bazibye bamaze kuziba ariko ndashimira Imana turaza tuza tugeza aha muri network twakoze Imana irazizana turazibona iyo Mana ni muyihomashe turazifata n'uwajibye turamumenye icyo ntabwo ari igitangaza ni muhereze amashyi ni ikintu kibabaje gusanga umuntu wakabaye afite icyubahiro yataye agaciro kubwo gutwara ingenye byo ufite umukazana washingiye aho warongoye inka z'umushumba pasita wawe use niba ari umukristo arusengera iwacu aba ari umukristayo wacu ubwo wese umuntu usenga yibyo ubwo bari itibyo za pasita we buriya ziranga Imana yakuzireka wibyo inka za pasita wawe Yamana ya Daneli yabaye Imana Yamana ya Daneli yabaye Imana yanjye Yamana y'umuyose yabaye Imana yanjye Yamana ya Daneli yabaye Imana yanjye Haleluya Haleluya umugoroba ni ndaha maze kubwiriza batari kwinka zirabona
ziri mu rufuro. Ejo yazibye nijoro ejo azigeza ejo isaha 5. Ahageze asanga abashobozi bose babuze ntabahari. Urumva igitangaza Imana yakoze. Icyo niyo cyatumye tuzibona. Kuva isaha 5 abacuruzi bari baje isaha 10. Barazigorera ngo bazibage ryari mu gicuku. Barazigura, umugabo umurokore ashira isende mu mufuka aritahira. Naho arada gukuraho ituro cyangwa kimwe cya 10 agiye umushumba amanica amaboko bamusengera. Ariko ibi bintu yabibonemo mu mwanya wo kunguka yahuye n'igihombo noneho. Kuko isaha ku isaha arenda kuriha bari abantu yibyinka bambaye hajya kwe isende ajyewe none asa nkaho ntazibonye. Ndenda kumurihisha nkaho ntarazibona. Uzi impamvu ndenda kumurihisha? Ndenda kumurihisha kuko yarokotse ntabwo umuroko. Na tajya di pastor ni se pastor wa kandi. Pukamba mbaze mwana iri hano mara kurira mwatu. Ariko baba yarafite ibyangombwa byose. Ashaka pamiti ayiyandikaho atwara inka mu rufura nta wendaga kumukoraho. Abaginga ba pastor n'abandi bose nubwo basenga Imana yabona ikora ku manywa nako nijoro nikora. Arangije Imana ikora ibitangaza ntarabona. Asanga nta mushubuzi babuze bose umuzi. Baguze iz'abandi ize zije abura abaguzi ba. Noneho zigeze isaha 10 barazigura. Inka tuzifata isaha 2. None wamurokorewe ikintu mubwira. Wabana ute n'Imana kugira ngo igi kubera aho utari. Bazo umuntu tu wabana ute n'Imana ikakubera aho utari. Ko turaha mu giterane twese ninde wasigaye mu rugo rwawe niba nta Mana ufite? Hasigayeho cya kigabo cyitwa Sitani. Me Sitani si muntu. Afite face nziza ariko umutima niho hari. Burya umuntu ufite face mbi aruta ubwiza ufite umutima mubi. Cyane. Dogabona abagabo abacamurinda. Iyo ugiye gushakashaka umugore wa face nziza ariko twari twarayobye ntitwamenya ko umutima abagore y'amazuru atagara yari beza mu mutima. None umugore ufite akazuru kabimenye ngo ni beza mu mutima. Haba ufite utwiza ubusabe wagira heza hose mu mutima inyuma. Reka ugomba kuba ufitemo akantu k'ubushizi bw'isoni kugira ngo bimenye kamenye kuri mwese. Jya ufite ikibazo cy'icyo nyonyo cyangwa kureba ukareba ukabuze ngo cyarakaye kandi ngo gisebe uwo nguwo mu mutima. Wowe umuntu ujya ugerageza ntakakurute hose wagerageje nawe bakugize mubi mu family nawe uragenda uba mubi bavanguraga kuri bakagufi ariko gafite umumaro. Gakondo si igisubizo cy'ubugufi. Igisubizo cy'ubugufi ni ibikorwa bya bintu byatumye Yesu arara kwa Zakayo. Haleluya. Mwabagabo nta muntu mwiza nko kugira umuntu ari umunyakuri kandi abantu batamwemera. Akagira ukuri kwabuze mu barebana, akagira ukuri kwabuze mu bane, akagira ukuri wa Mana. Aba bantu niba munyumva mumereye samashimisha. Umuhamagaro w'ubutesi, umuhamagaro ugukubira k'ubugabo, umuhamagaro urakwicuka kubaza, umuhamagaro urababaza, umuhamagaro wewe sana nihangane
urazunguza umuhamagaro urababaza wanyuma kwisezerano rinanogeza iyo wahamagawe nanjye ko ntabimenya iyo wahamagawe bene so ntibabimenya umuhamagaro nuko urazunguza icyo ndirimba ijambo umuhamagaro. Umugore arahamagarwa ntabimenye. Hari ijambo nkunda rivuga ngo na nyoko ntago abimenya, na so ntago ajya abimenya, na bene so ntibabimenya, n'igicucu rero ntago babimenya. Hari ubwo ushaka mu rugo atari ukuvuga ngo waje gushaka gusa, warahamagaye kugira ngo hagire ibintu bitunganya muri uwo muryango bidatunganye. None wowe wabireba ukagira ngo waje guteta. Abantu bateta nabasanga ibintu byaratunganye. Umuryango ntago uzi iyo uva n'iyo ujya, barareba hafi gusa nta kure bareba. Waje ngo barebere aho batareba. Erega kureba mu Mana ni ukureba kure. Iyo umuntu afite Imana ntago abareba aho abandi bareba. Ugiriye ko abandi batagira. Ariko uzi kurana n'umugabo yenyoye inzoga ukarota ikiroto kiri mu buzure kikamukiza. Fata kuri uwo muntu ubwira uti Imana igufashe. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Haleluya. Haleluya. Mugabo wawe ari yaje muri igiterane wamuzanye nawe ko Imana imushaka. Umugabo wawe Imana amushaka mu buryo uramureba yicaye neza nk'uwaziye kimwe nta gusubiramo. Aravuga ati ahangaha ni ubuzima, kandi ko ku buzima bwe niho buri hano. Uzi ko Imana imaze imyaka imushaka ariko yiburabuze. Abwira umugore genda ugiyeyo kwikaza niba ikindi hari se wa mukobwa wanjye yagiye ngurira baba wamuzanye wa undi nagutumye byagenze biteze ariko bareye uyu munsi n'icyo yakoze abagabo n'abagore. Abagabo bo ndabemera, abagore se wajyanywe n'iki? Uzi ko hari ubwo umugore umugabo afata inka akayohereza mu gikorwa n'umugore akayikurikira. Umugabo akarira muri hoteli, umugore akarira muri yo haruguru. Ibyo nabyo mujye mubireba. Haleluya rata. Usubiye yaje ejo. Wari urimo? Handi uyu ndamuzi. Wari waza hano mari. Uraza gasanga wagiye. None wizanye. Imana. Mu bantu nenda gusengera uriya mugabo nahaye amazi ndenda kumusengera. Amazi yanjye wanyoye nenda kuyarika. Uziko mufite wanjye jore yaje nawe waje gira mu nzira. Uzi ko umunezero wawe muri iyi minsi wagarutse mu mukobwa wawe. Uriya mukobwa ibibabaje n'ibitababaje byose ababiraye mwaho bisi. Ubu yarabicikije abigari hasi. Wewe rero wigeze siyasi. Ubu si suzayishe. Wababara, waseka byose birasa nushaka winezerera. Umukecuru muri iki giterane ukijijwe abantu ngo byagutwara iki? Ngiye ko nakijijwe ndi muto, wowe ko unashizeyo ubuse wagerageje. Njyewe nari ndi muto numva hari ibintu nakora. Nari ntararwanaho, ngeneye kurwana ngo ufatemo nk'umuntu nanjye. Urareba rero amani make nayo ni meza atera imico myiza. Ure nawe urashaje, ntugishoboye gutongana n'abakazana. Umukazana yaguhagurukana.
Haleluya. Ariko umugore waciye ejo yaje, abo ni abantu banjye bamaze kuzana, ariko ejo bazaza. Uwo mukobwa uri inyuma y'umusaza, haleluya, Imana ishimwe. Nawe usengera he? Hariya hakurya urimba muri korali, vayi turirimba, maze mwumva uyu mukobwa ukuntu agiye kwihanurira. Nawe uje kuririmba? Yes. Mumuhe mikrofone naeba nabunumvisa amajwi yawe atajya yo umukobwa gufasha. Umurenze mu bagabo twahonoye naebare nangwa. Bakwitane. Jane. Jane turirimbira Jane wacu. Ririmba Jane. Uko ni ko umuntu aba yihanurira. Amasezerano kuko Imana ari umuntu wibeshye, ibyo yavuze ejo wanzanira y'umuntu waho umwe, urumva hari ukuntu wagenda ukaganira nabo ukazanaho umuntu umwe, ubaye uririmbagira ikintu numva ko urabona. Noneho umukobwa uriga mu wa kangahe? Urangije uwa kane, ufite mama wawe ni muzima wese, yarwaye amaguru. Ezaza muri iki giterane uko bagusezeranya? Hari aho yari yagiye gusenga? Noneho icyo nagusabaga, hazagira umuntu uzaniraho mu rugo rwanyu, niba ari ibintu nenda ngo tuganire, mu bakuru ariko utanzanira mu bana. Mu bana ujye wizira, ariko mu bakuru ujye uzi. Papa wawe afite umugore umwe wenyine, afite mama wawe, nawe ni umurokora nawe. Wakoreye Imana. Hari ukujya mu family ukareba family ukuntu irokoka, wayireba hakaba hakeneyemo abantu b'abarokore. None nagusabaga urokoke, bishyiremo imbaraga. Ari ijambo uvuze ngo nzahagarara, Imana nayo ikurebe. Nendaga ngo nk'uko uhagaza, Imana ikurebe gukorera ibintu ushaka byose, mu izina rya Yesu. Wenda wicorera umuntu muto nk'uyu, hari ubwo ubura aho ubihera. Maze uriya muntu ashaka kuvuga ku isi y'ibintu ukabonagera, ariko aragaruka maze najya kugenda umugarura. Yes, iyo Imana arimo yimera amashyi menshi. Reka dusabire umugisha uyu muhungu, nawe Imana amugira. Imana iguhe umugisha, Yesu aguhe umugisha. Uzi ko acuranga neza.
ariya muko ababyeyi bawe bo bari wowe bari mu rugo basengera he hari hakurya nabo haguruka ungire mu cyato mama ongera wicare dore wa mubosi nyuma madarubindi yashyize hamwe nka ya ofisi wese wagira ngo ni RDC batumye muri aka gace abandi baba ari intumwa za perezida ni wowe ari intumwa yandi ariko uriya mugabo niyoroshye uriya ntabwo yabura nubwo mwamuzaniye iki we mu kwa munani kwabo kwa cyenda kwabo kwa kangahe amezi barasa nimusonze ibyo ni ibyanyu udusigaye nuko none wowe rata jubirira icyo babisigiye uzi ko abantu banga kubyara abana ngo ibintu ni bike bakwanga ko babyara tukabyirira twebwe bibwira iyo niyo Haleluya ayiwa mutemere yaje uko cyo haruguru murapfa n'iki natandara kunywa muri ubwo umutekanye muramu wawe ubu barandika ako ni mvunguka kurushimo ukora icyo cyavuze ayiwe reka duhereze Imana amashyi menshi kiba cyambujije kuvuga mba ndeba ibintu nafite aho nabihera nkasa n'ubibuzabuza no gusa kugira ngo bishira kuko ndanga kubitangira uyu munsi kandi amasaha agende ngo ejo neza zabe ndimo neza wamuzanye niwe wagiye rubare w'umwana yakubwira ariko rubare turaherera na rubare akukiza we waje kandi wowe ndabona wahindutseho uyu mugabo ariko araguma nkurura uyu mugabo mureba ndamurebaho ibintu byinshi uyu mugabo ureba kurokoka arabikunda ariko mfite data akunda kurokoka ahubwo ajya kwikanga data akikanga yicaye ahantu n'ubagabo nyine yaba ajyamo yabicaramo ariko wize cyangwa ngahe muzehe kawite muzehe n'ubwo dushaje cyane uzi ko waguyemo ikaramu neza ujya ureba umuryango wanyu ko harimo akantu k'agakaramu karamu ukuntu burimo akantu k'ubutegyategetse ariko we yaguyemo neza ikaramu noneho niyo wicaye kuzenze jya wicecekera kugira ngo bamenye ngo urizi haleluya ariko Moses we nubwo yakwiga kaminuza we ntibikugaragaraho byaranze ni nka bosi wanjye we n'inka z'aka gace wanyabuniza aya matati wanjye noneho yanga umugore ucamuka abashaka umugore uca kandi njye narashoboye niba ujya ushaka umugore gukuna n'abagore ugakuna nabo jya wemera n'uwawe bikore n'ubu utabyemera reka n'abo bandi ako ko mvuze hari uwo gafashe wamuzi murapfa kuvuga ibyo nareba arirwa inyuma y'abandi n'amasiparo hakumva wanyangiye icyo mazima y'Imana uwo yamwimise ibi bintu yarabigishe byose yarabijyanye ku mazima y'Imana ariko kurokoka ni ikintu cyiza mukecuru mushuti wanjye yaje mukecuru babuze ko Imana yaguhaye amahoro urambara amadarubindi wagira ngo wize uri nta n'ikirasi na kimwe komana
abantu babasa n'ikaramu batize ubu tuzabashyira uyu mukecuru wagira ngo mbese ni nka nyina wa minisita mbese nawe yarize abana be ni ba minisita kandi ubwo bose urararutese urararute ngiye kweshera ntabwo yavuga ku bintu ibyo ngibyo ni iby'abanyarwanda bo hakurya y'urufuha abo hakurya urararute wisi we yaje ryari kandi Imana ishimwe cyane arakunda urajyaze uyu ni wowe urikundira n'ubwo afite ariko uyu mugabo nk'uba abaye atarokotse yaba ari mu ntoki yaba yirirwa mu nka nayo nk'ubu utarokotse waba urihe n'ubwo ntabwo wabutaha uyu menya yarashigaje kujya yicara ku nzira agakwita abantu abonye muzi ntahembare byamuzagamo gusa kumva nuko muyarukoreramo ku muhanda nkaho ariko ndashimira Imana yakoreka binyara abantu Yesu yakije ariko ntimwabimenya barimo nanjye bari muri Musaramana urumva ko ari gusengera mu Nshenyi kwa pasitari Judith pasitari nzi mumuha amashyi rwose wazanye na muramu wawe use nurebe kuri moneza nata ako iyo mu Nshenyi ifite umugabo w'inshuti yanjye nkunda cyane ariko nubwo yananiwe kurokoka witwa Yosiya uramuzi muturanye mute yes uriya mwana we nuwande papa wawe arihe uriya w'inyuma t-shirt ka movement uriya utava mu bintu bya yero uruwande papa wawe arihe asengera uraya nka papa wawe neza vayo hano uzi impamvu mbanza gukora muri aba bantu hari icyo mba nkanga wowe urareba nkaza muhagarika nkamusubizayo wowe ukagira ngo ni gusa ihagarariye reba hariya mu bantu uzi ko dayimoni yari ifite umugambi kuri uyu mwana yari imufiteho inzira ebyiri iya mbere yashakaga ngo uyu mwana atazishima ajya ahora mu buzima budashira icya kabiri yashakaga ngo izamutuze kure y'ababyeyi be umubyeyi we ari yewe w'umudamu ngo wenda yatubwira kuri ibyo bintu twumve ko yaba abizi kandi mwibare mumwumere microphone asubize aha umuhungu ibintu byo kuba wumva waceceka ibintu byo kuvuga ukumva wabireka icya kabiri kuba wumva nukura uzajya gukora ibintu bikomeye ugakora nk'isene nyinshi kandi ukazikora ukajya nka Kampala ukajya nk'ahantu nk'iyo kure mbese ukumva uzakora ibintu bikomeye ujye ubyumva ute ntabwo abizi aracyari umwana reka tumusengere microphone yanze kumva iravuga nambe ngaho noneho microphone muyimukureho yagiye kuvuga noneho abantu bamujyana neza neza yego sha dufite imico myiza ariko nkunda abantu bose akunda abantu bose komeza icyo
ibyo nambazaga numve kabisa. Akunda abantu muramwumvise. We nta kintu urebye. Nkunda umuntu umwe. Uriya. Ukunda umuntu umwe? Abafite amaso mugume murebe. Muramwe muraza. Akunda nde? Nguki? udashyizeho umuzindaro kazo. Nkunda Moses. Akunda Moses. Ego. Moses narakubwiye. Umwana azabukunda Imana iguha umugisha rata. Noneho tugiye gusengera uyu Mungu uretse kugeranira gusengera. Reba hano musengera. Icyo navugaga hari ikintu mureba kuri uyu mwana. Buriya hari ubwo uburwayi ariko utagize ute. Hano iyo urwaye ukarwara nk'akantu kakajya gakubita k'agacuro nk'aho ubuzima ni igicuro undenda kubona iseni nkazi ukavaho zikajya ku mutwe wowe ukabyivunura uko ushaka. Uyu mwana atinze mu bantu batamuzi baba bareba azakora ibintu bidasanzwe. Nubwo yaba adapfukamye zamura ku maboko yawe. Moze wereka amaboko yawe ni wakunda. Nanjye ndareka murambike ikiganza azava akankunda. Tumwereke amaboko dutegeke imbaraga arwanya uyu mwana. Wamasezerano uragenda. Izi mbaraga mbi izi ntumwa z'abadayimoni muravaho uyu munsi. Urasha dayimoni. Nimutegeke imbaraga ive ku buzima bw'uyu mwana mu izina rya Yesu. Iki cyuka cyajyaga gisanga ubuzima bwe. Izi mbaraga mbi zigende burundu mu izina rya Yesu. Mwamasezerano muramushaka iki? Nimwongere mumwereke amaboko mutegeke izi mbaraga zimushaka. Urapfa! Dore iki kiganza n'umuriro ugomba kugutwika. Uyu mwana nimuve mu mazina ye, nimuve mu iyerekwa rye, nimuve mu bitekerezo mwe, mwamandwa mwe, mupfe! Umusaya wa Yesu Bogunaza uri mbaraga izi mbaraga zirabure kuri uyu munsi. Ngoye umusayigwe Wantu mwe wamutunga ndakumara imbaraga uyu munsi wa none. Uramurekura. 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 Izina rya Yesu. Umara. Bogunaza uri mbaraga kandi ngoye umusayigwe Mu gitabo cya Luka turenda kuvuga ku makuru y'umugabo bita Zakayo. Luka 19. Umusomyi mwiza nadusomera. Hari umutwe w'ijambo uvuga ngo ibya Zakayo. Ibyande ya Zakayo
baza umuntu mwicaranye uti ibyawe byo biravugwa bite? Biravugwa bite? Uyu munsi tugiye kuvuga ku by'umugabo witwa Zakayo. Ariko ibyawe abantu muturanye, abo musengana, abantu muririmbana, we babivuga iki? Abantu muri iki gihe basigaye bajya mu bapfumu bakajya no mu rusengero. Icyo uwo muntu aba ashaka nawe kuzagira amakuru nk'aya Zakayo. Gumara amagombe gasamiye, gumara ngatewe isubiye, kadikora umusayi wa Yesu wamanye gafa gumurokozi. Haleluya! Ako karimbo ndagakunda cyane. Gogonyaza urimba kanyinike musaiwe sita weteri nyanyange. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutuzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabasha kuko abantu bari benshi cyane kandi ari mugufi. Mere Yesu amashimisha. Mwabarakore baje mu iteraniro uyu munsi hano, ikintu nabasabaga ni ikintu kibabaje, kuba ukora mu revenue kandi uri n'umutunzi abantu bakagukingiriza. Fata kuri uwo muntu uti Imana ikobere ntibazagukingiriza. Hari abantu bamaze iminsi baharana no kugera ku byiza ntibabigereho kubera umukingirije. Hari ubwo mukuru wawe bagukingiriza, isura basiganye na zimwe ariko akagukingiriza. Hari ubwo umugabo agukingiriza ntugire ahantu ujya, ukaba umugore wo mu rugo kandi ejo azapfa akagusiga akagukingiriza. Fata kuri uwo muntu umubwire uti winyingiriza, Yesu arenda kunyiyereka. Mwabarokore mwe, niba hari ikintu kibabaje ni ugukingirizwa n'umuntu ugukunda. Haleluya. Amen. Umuntu ugukunda iyo agukingirije upfa utabonye ibyiza, kandi yitwa ngo aragukunda. Kambaza ikibazo hagati y'umugabo n'umugore ko bakundana, umuntu yakingiriza undi, murabyemera? Murabyemera ko umugabo yagukingiriza cyangwa umugore akagukingiriza? Murabyemera? Nimumere Yesu amashyi menshi. Hari amago menshi uyu munsi afite ikibazo nk'icyo Zakayo yari afite. Twebwe turareba inka, turareba amataka, turareba bagemura kuri dayari, turareba abana biga, ariko barakingirijwe. Icyakuvana aho hantu ni iki? Nuko wakumva amakuru ko Yesu yashe mu gice. Haleluya. Yesu niwe ujya ukingura inzugi zananiye abandi kuzikingura. Amen. Amen. Yesu niwe ujya ukuraho abantu baduhagaze imbere tukamwirebera n'amaso yacu. Haleluya. Yesu niwe ujya wambika abantu bambaye ubusa batekereza ngo bari inyuma mu binani. Haleluya. Nasanze umukobwa Kampala yambaye ubusa kandi ari umugore w'umuntu. Icyamubuzaga kumenya ko yambaye ubusa n'iki? Yarakingirijwe. Fata kuri uwo muntu Imana igutabare hatagira ibigukingiriza. Haleluya. Amen. Iyo umuntu ari mu barangi aba yumva n'abasenga. Iyo umuntu yagiye mu bapfumu aba yumva
ufite ubwenge bw'abandi batagira, ariko ingaruka y'ibyo bintu ikuzajya kujya inyuma y'abandi. Nigishije, nagiye ahantu sekenu rimwe bamamagaye nigisha abana ba Sina ya 4, ndavuga nti mwirinde ibintu bitatu. Icyambere, mwirinde kugoma, ubugangazi. Icya kabiri, mwirinde kunywa inzoga. Icya gatatu, mwirinde ubusambanyi. Mbivuga namwe ngo ndababwirira mubi. Ibyo bintu bitatu bibabaza mu bihe bidasa. Bibabaza mu bihe bidasa. Ubugangazi nibwo bwica mbere umuntu, ubusambanyi butaramukoraho. Ubugangazi bukwica haragitarakwica. Uzi ko umuntu ashaka kunywa inzoga imyaka 20 abantu bamwita umugabo. Uzi ko umuntu ashobora gusambana agatsiba igikaru, wamureba ukamwicaza no ku gatute. Ariko umuntu aba umugangazi ukaba wumva wabuze naho wamushyira. Cyerekana iki? Ubugangazi ni akantu koroshye, ariko ni ikintu kibonwa n'amaso yose. Haleluya. Amen. Dore abantu bari abenshi barasambana, ariko n'abaririmbyi n'abantu bakomeye, ariko upfa kugangara muri korana tugiye kukwiruka. Gisobanura iki? Ubugangazi ni imana igaragara vuba, ni nk'ubuhanuzi. Icyo bwishe bwakishe kare. Umugore w'umugangazi agace kose karamumenya, ariko umusambanyi usanga ni mwe umuntu mwiza akunda abantu. Hari gitari imyaka 20 n'umwana atararora igikari. Ngo nanga umugore uri gitari, nanga umugabo w'akazeru. Abo bantu babiri mbangakira. Uzi ikintu ko baravuze ngo ni zero, kandi barize umusore zero irasobanuye. Ubusa uvuze neza cyane mu muhamaji. Bakavuga ngo rira jambo baryita ubusa, warize ukaryiranguza. Hari uryiranguza uri iki? Ako guhimbagira ni ibintu bibi. Uzi kugira ibijana ugahimbagira. Abatazifite barihanganye ntibahimbagira. Uzi kugira urugo rwagamwe rw'uya mugabo hakurya ugahimbagira. Guhimbagira ni uzi guca ku ikanisa nkaho utari. Warebe kanisa ngo ngurisha no guhiwa. Uzi kurutwa n'umugore ujya mu gatara afite akadeni. None se kamubwi iki kintu mwebwe muri make uriya arajya kwirwanaho ubu kwa kurusi, kandi wowe nta hujya ubu nagiye mu muntu uca ku ikanisa bajya ureba ngo mbigarure iwacu niba wabishaka. Ndabigarura ahangaho turi. Muzimana n'abantu bahimbagiye nabo tuba tureba bararangije. Haleluya. Moses ari hafi kunamutsa ngo urarute. Ararutwa n'ufite akadeyi akagenda mu muhanda ajya gusaka mu gatare ku gipira, kuko we ashobora kutuzanira point ikadukubita hasi twese. Ashaka kuvuga ati ko umugabo atampaho ndajya guhahira abantu tukagira dute tukapfa kubyumva. Wese uca ku ikanisa wavuga iki? Wagize se ngo umuntu wera amenyo ntajya ahimbagira? Ushobora kwera amenyo ariko umuhimbagira warahereye ku birenge. Ubu ndenda kubakangaho gato ejo nkazabivuga.
noneho ndabigisha ubuhimbagiro wo mu mwuka, ntabwo mvuga uwo mu mubiri. Uwo mu mubiri namwe murabuze niho muvuga. Aho mwana nagerageje, ariko usibye ko byabananiye nabo. Umushumba cyakoresha azajya ubigisha uwo mu mubiri. Uwo mu mubiri arenda kurwatse, wowe usigaranye izuru riri imineke ku muhanda. Bazajya kuri abo bafite neza. Reba muri umugabo yava kure ntacyo mu mwanya wo guca mu rugo gabanze ababwira ati niyo mute agakomezamo ku isente yabonye Kemirembe yagahiza akicara imbere y'umuryango ati mu nzu harangisha icyokere agashyiraho nta n'imeza akoresha arashaka igifomu agashyiraho maze yaranye cyangwa uriya hari umuzakemerembe n'abatora cyangwa umushizi w'isana ati ngaho ishakira ukuntu uri bubikeza ugashyira mu mukuguguma maze wahaguruka wajya kwiribuka ukaganiza uyu ufite ibisomero by'imineke uriri hariya meshe umukecuru arabivuga nkaho atarahura Haleluya. Nano ibyo ni ibyanyu byo mu mubiri. Uyu mubaje arabizi n'ibyinshi. Ariko nenda kuvuga ku muhimbagira ko mu mwuka. Ugasanga umuntu yitwa umurokore ariko ntajya areba abareba nkaho neza. Ese warashize. Hajya amenya umunsi wo gusenga se warahimbagiye. Aranywa akazi akakamwera mu cyumba wagira ngo ni imandwa y'iyo bara. Arashwara. Arasohoka yihanagura akongana n'umwuka. Muri hanaguriki. Ibisomero bitajya birebwa n'umugore wawe. Ibisomero bitarebwa. Bera abagore mwarahangishije gutaya ku isenta. Ayiwe. Zakayo yari yarashize. Mu mubiri yari nkatwe twese. Ariko iyo mu mwuka yarapfuye neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Nanga abantu babiri mu isi. Yaba wajya kunanirwa kurokoka. Ukaba icyo cyo wakombaga kuba. Hako byose bikunaniye uburiki. Ninde wari wareba inzu? Wari winjira mu nzu akayinjiramo akajyamo imbere. Wagera mugasanga nta ntebe zirimo kandi ari inzu ziza nk'iriya mugabo reka itango ryo wubatse aho tureba. Noneho wajyamo wowe ukagenda ufite amani uvuga uti nigera mu ntebe ndakarama za sofaseti wagera ngo chini ya ulinzi urashaka aho kwicara wagira ngo neza hari icyo wataye muri yo. Ibyo bintu ntibikojeje isoni. Bibaye bishoboka nubwo waburetse kuyubaka kuko yitayifite turavuga ati ibintu byaranze ariko yifite utazifite turavuga ati ariko uyu mugabo hari akantu kamuburamo nk'umuntu uvuye. Ndashaka kuvuga iki mwabarokore umuhimbagiro wo mu mwuka umeze nk'iyo inyuma umuntu turamureba ariko imbere muri we nta bwiza bw'Imana bumuri. Iyo bavuze ngo Yesu atangira kwayo uba wayuzwa n'iki warahimbagije. Uzi umuntu kumubwira ngo mu ijuru hari Imana mu mwanya wo gusenga agasinzi yarashize. Zakayo nuko yari ameze. Ninde muntu wenda kurokoka akareka
umwuka akabihindura simati. Ninde muri twebwe? Ninde muri twebwe wenda kurokoka? Yego. Nimumuhereza amashyi uwo mugabo. Amen. Uyu mugabo yashashe yavuze ati ngomba kurokoka muri iki gitero. Amen. Kandi si uyu mugabo gusa, n'abantu benshi. Ariko ikintu ndaga kubabwira mwa bagabo muteraniye hano, Zakayo yari umugabo nkawe. Yari afite inka nk'izanyu, yari afite icyubahiro nk'icyanyu, ariko ageze ahantu abantu baramukingiriza, ntiyareba Yesu uwo yashakaga kureba. Hari ubwo uba mu ikanisa bakagukingiriza kubera ubugufi bwawe. Urareba imana y'abandi, wowe ntayo ufite. Imana y'impahano niko imera. Mu magufu gusa naho umuntu ugenda na kadeyi ku gipira. Dore ntuzi uko andeba. Dore kiza uko andeba. Urandeba se wenda kumva iki? Kiza nenda kundeba ejo tukabifite. Kandi amabati abura hano uri buyashyire. Ikintu afite uko abigenza, atangira ikintu akakibarekurira umuriruka. Kiza ni nka Moses. Ako Moses ngo nta mpungenge urashira ngo wongere utuzanire inyana. Humura rero nta kizaho. Inyana ya Moses nayo yabaye ishyamba. Azayicura nyabona na pasi tuzaza zongera imucyurire. Wowe nurya ibitari byawe bazakubonaho neza. Ubu nabonye nk'ikintu cyamuhinduka akagira ati akazana arya ya soda yindi ayiti yihariko minati akagura ngo niyo mushumba tumwini, maze nyakubona akabona nayo bari atangiye kuyinywaho. Nubwo utarakaraba uryo tera ntiwatera, nubwo utangiye akavuga atari kuma ati jena cyangwa tumura none cyamuhi bambe nayo bari hakuno icyana cyo hakurya y'inyanja sinzi sitani kirimo. Nubwo utangiye gishaka kuvuga iki cyo shaka kuvuga. Umurano ariko ntabwo uzazana ikibanza ngo burya wazanye inyana ikibanza cyo gisigaye. Aya mabati we na mushiti wawe atabona na Muhammad. Ariko noneho bimeze neza. Murumva ukuntu ibintu bimezemo neza. Twicaye buri muntu wese atuje, nta bintu bibi biraho, n'ibintu byiza gusa. Icyo nizeye Imana y'umusozi iraza kubiyereka. Amen. Imana yashatse ngahabo urusengero iraza kubiyereka. Amen. Hari izina ryagumye ku rya ringendera riza kuri je ry'umuntu witwa Mwesige. Mwesige arihe? Ninduzi umuntu witwa Mwesige. Umuntu uraha uzi ibyo bintu mvuze namani cyukuba Mwesige. Hari ubwo abantu banga ko kuvugaho ariko wiyizi. Mwesige Moze kandi wowe ibyumvana y'ibintu utabitinza, ntiwabuze umuntu witwa Mwesige ukamumvugira. Ninde uzi Mwesige? Ariko pastor kwena Mwesige uri muri iki giterane ndumva hari buzemo umuntu witwa Mwesige. Aha umuntu aratuye afite urugo n'umugore n'abana. Arazwi n'umuntu uzwi.
Munyabaye w'umwesi ujya utazwi n'uzwi arazwi muramwibutse yaza agasenga hano yabishobora uwo Mwesige no hari ikintu nashaka ubwo nshaka kuvuga kuri Mwesige mwamwirengaje kandi mumuzi ariko mubwire mwabantu hari ubwo usanga ari Mwesige ariko barangi baramutwaye ni muntu ki nimuvuga amateka ye mwumve icyo nshaka kuvuga runaka akabagira mwatya none byamwiciye izina nimudusomere ibyazakaye twumve na Mwesige yaraziramo ariko Yesu agera i Yeriko ayiwe arahanyura ego nuko hariho umuntu witwaga Zakayo ayiwe yari umukoresha w'ikoro mukuru. uzi ikintu kimbabaje uzi gusanga abantu bakureba nk'umuntu w'icyubahiro ariko wowe wajya kwicekinga ugasanga nta icyubahiro nta kagenda. Ikintu nasabaga Imana ni ikintu kimwe, hagira umuntu Imana ihindurira izina muri kino giterane. Zakayo yari afite izina ry'abantu bamwita, yari afite n'izina se yamwise, yari afite izina Zakayo, ariko hariho n'irindi zina ryamubagaho ryari ryaratumye abantu bamukingiriza. Mwabarokore mwe bateraniye, nimureke Imana tuyizere n'igomba guhindura amazina yacu. Nimureke tugendere mu muhamagaro n'abantu b'Imana izakoresha ibitangaza. Nguye imirundi 3 ku mpanuka, abo ndi kumwe bakomereka bose, ngiye nkaguma mpagaze ndi muzima. Sinavaho n'akantu gaca ngo nibura kagiyeho gato. Bakora uyu muhanda wa Ruhama na ifite hariya Rwentobo, mbaye nza ndi kumwe n'abantu hagati tugenda kuri piki, icyo gihe nta modoka nari ifite. Uwantwaraga yari Museveni, wari uri inyuma yanjye yari Besigye, jewe bari hagati na Ruwa Yesu. Uyu muntu yavugiraga shebuja, mwana avuga ati Museveni wakoze uyu muhanda, uw'inyuma yanjye akavuga ati Besigye niwe ukora, nanjye nkavuga ni Yesu niwe ukora. Numvise bahakana kuri abo bagabo, nanjye nzana impaka zanjye navuga kugira ngo numve izanjye ko zabo bamenye ko Yesu nawe mu isi hari icyo yambaye. Barambwira bati wowe Yesu ushaka wicishikira, ntabwo bari bazi ko ndi na pastor. Ngo najyaga mu giterane, ikintu cyantangaje, uzi ko baguye kumanuka Besigye ntatange n'igihumbi. Besigye nawe yishyura n'igihumbi tuguye kumanuka. Umusore yaragiye atomera ibintu bakoraga kaporansi bagashyira naho ku ruhande by'ibirungo. Umusore sinzi ikintu cyamufashe ku maso, aragenda aragikubita, idushyira mu kirere nk'ahari. Baragendera bashwanyaguza babandi babiri, ngiye nsanga mpagaze. Nsanze mpagaze ndavuga nanjye byashobokaga kuba nkawe, ariko icyampagaritse ahangaha ako kanya mbashakira imodoka ibatwara kwa muganga. Sinari mbazi, mbagereje kwa muganga ndakomezanya mu giterane ndabwiriza. Imana ikora igitangaza ku mukobwa wavaga Kabare, sinshaka kumuvuga kuko mufitanyemo akantu k'ubuzare. Imana imukorera igitangaza, dayimoni yajyaga yiba amafaranga ye iva ku buzima bw'irukankiragiye. Gisobanura iyo ngo kuri iriya manuka kiriya gitangaza ntabwo Imana yajyaga kubohora uriya mukobwa. Iyo Mana ni muyiha amashyi menshi. Icyo gicaho nguma ndi muzima. Undi murundi wa kabiri, nari mfite imodoka yanjye itari iyi ngiyi, iyi ntabwo ari iyanjye. Noneho mba ndava kwa pastor wita Frank, mwebaze Frank mbari dayimoni ivugira mu mukobwa mpagaze mbwiriza.
irambwira ati twaragushatse twarakuzi ariko noneho turiyo turashaka ukuntu twakwica ntiturabibona ariko turabishaka. Umukobwa yari yavuye Nshara, abadayimoni b'abacwezi bavuga ibyo bintu bari muri uwo mukobwa bamuborogeramo. Byaranangaje, natwaraga imodoka ibaruka umupira ngahantu hamanuka, imodoka iragenda ikubituriya mugunguzi wo hakurya. Imodoka ifite imbaraga hose hahindura ishinga hakurya nkari. Noneho irongera tugaruka mu muhanda, ifitemo umukobwa wanjye w'umudiyakoni. Noneho tugarutse mu muhanda hari imodoka y'abageni izamuka yajyaga Mbale, abo nendaga kubanyura hejuru bagapfa bose. Noneho mbonye imodoka y'abageni ije, ndavuga ni abageni batudapfa twese. Imodoka irongera igarukiye, abageni barazamuka bapaka mu nkari. Imodoka ngeragenda paka sanga ndi muzima, hangirika imodoka yose shiraho yose, nyuma ndi muzima, ndimo n'umukobwa wanjye kuri taxi. Abantu bose bazaga birukanga bari bazi ngo twapfuye, bose bosanga nta n'agakovu nta n'akantu kambaye. Icyo nagishimira Imana. Ejo bundi tujya Tanzania n'umukobwa wanjye nenda kuza mu Gitera, niyo mpanuka ya gatatu. Hari aho twajyaga guhemba nk'umuntu, tubaye tugenda, Imana nutayireba mu bibazo ayireba mu byiza. Ahantu hose Imana bigaragara ikerekana imbaraga zayo. Aleluya. Moses kuba utarapfa si uko uri umusinga, ahubwo kuba utarapfa hari icyo Imana ikubikiye ngo uzakore. Impamvu mureba abantu bitwa sirimu abandi bakayirwara imyaka 100 bakazapfira mu myaka yabo, ntabwo ari ukuvuga ngo sirimu ni ikicu, ahubwo bariya hari isezerano ribarimo ritarasohora. Uziko abantu mwicaye hari abantu bari mu ikintu Imana yabashyizemo, mumeze nk'umusozi urimo izahabu. Uwo musozi iyo abazungu batarawuzaho ngo bazane ka kantu gapima, uwo musozi ntabwo ugira agaciro. Nawe hari izahabu ikurimo, uzagira agaciro umusozi w'ububasha. Uyu munsi urasuzugura, ufite igisuzuguro, ni ukuri bugufi nka Zakayo, ariko igihe cyawe kigiye kugera Yesu aguhindura amateka. Yesu azagushitse. Ejo bundi turagwa n'umukobwa wawe, tugwana piki kandi twari tuvuye mu modoka, umuntu yanga kudutwara, imodoka yanjye nari nayisize mu rugo, bantwara mu ya Tanzania. Tubaye tugaruka mu nyambara twihindura, ati mugende kuri piki. Turamwinginga ra uwadutwaye kuri piki nyatubanye nka turagwa, uwa piki arakomereka n'umukobwa wawe. Umukobwa wanjye yarakomeretse, ubu tuba twazanye ukuguru kose n'ibyo byose, sinzi ikintu cyamuteye. Uriya wa piki arangiye, jewe nsanga ndi boss ndaho ngaho muvyo. Noneho ndibaza, ni jewe gushwa abantu kugwa n'abandi bantu bitera isoni menyana, nubwo utakomeretse nibura bigize akantu komereka ugumuvuga ukagumuhaho gusa ngonya muri wowe kubise hasi. Ariko aho nanjye hatuma menya Imana kari gitangaza. Mukecuru kuba ucyambara akantu mu mutwe, ukambara amadarubindi ukaboneka, hari abandi bakecuru batoroshye hirya aho. Reba nk'uyu mukecuru ngo hatarokotse, ukuntu ugira umwagamo iyo wabishatse, ubwo bakangamo nk'abakaza bakikanga. Noneho buriya hari ubwo umuntu akora ikintu ariko ugasanga ni impano ye. Uza uyu mukecuru adakanzemo abantu akavuga ati ubategeka kigabo. Uyu mukecuru ntabwo ari ategeka kigore, nta bintu by'abagore bimurimo. Urugo ntakemura ibyo byamushoboye. Urabyumva? Ubwo nazi ko ari abakecuru bahaye amago bacyamurinda amugenera byose. Ikigusetsa akoresha ururimi, amaboko ntagishoboye, akoresha ururimi, amaguru ntagishoboye. Ubwo se ufite byose waba ari uburenganzira bw'agategeko.
aha haleluya Amen. Amen. ko ngira ngo umuntu ufite amavuta niwe pasiteri. Ubu se ubwo uzagize amavuta ajya asengera pasita wa Mungu, ubu ngubu ari wowe ugize nk'amavuta pasita ndetse akamushiraho neza yajyaze iwawe ukayamanika haguma kuyoboye byagenda bite wavuga utari koma waduhereye pasita wacu amavuta akajya asengera ko numva ari bw'ikiganza cye kinkora neza. Ariko none mukecuru dore cyangwa bivuze kumurekura yakuze ubu ntabwo azi ko yari yakuze. Umugabo nawe ibintu byamucikanye arashingira za cyangwa zinaburemeje ariko aho yirinze naho ariko bucuraza ubwo umugore asigaye ajya biracitse. Mwabarokore mwabateraniye hano nasabaga ngo wishakemo icy'umumaro cyatumye Imana ikurekamo. Aba ari cyo ushaka kibi cy'agaciro uvuga uti hari icyatumye Imana indekaho. Abandi bagore bakabaronga bagapfa, abandi bagapfa babyara, abandi bakicwa n'ubukene. N'ubukene nabwo mwari muzi ko bwica. Amen. Uyu mukecuru umukene bw'amuntu yaba amutinya yaba afite umwaka w'ishyaka. Reba mwakitwa n'ubukene bw'abafashaje akajya bavuma ati ariko humura humura wowe uzama umugisha ufite uzajya kujya utuza ubura aho ngaho ubu n'umwuzukuru w'umukobwa imacu ngo sinazashira zi ufite amahirwe wa mukecuru ntarabona ahubwo ureke n'ubwo tegeke yakuze yakuze nta tegeke uyu ni umuvugira mu nawe yambaye kuvuga cyane ni star ariko aho mba naragiye kuzimu nanjye mfite nuriya n'uwawe nuriya n'uwawe n'uwanjye nk'uko bareba bona ariko mana kwa by'abagabo bane mw'abagabo mumenye Yesu ni ukomeye mumenye Yesu ni ukomeye. Mwagize inka nyinshi mureba akamaro kazo mureba ko zinashira ubu igihe kirimo n'icyo kumenya Yesu. Haleluya. Amen. Abandi basore bandushije kwiga baragenda bakora za manirenda bandusha kuzikora ariko nanjye mbarusha Yesu. Ubu iyo ngeze Kamara nibo baba banshaka ntabwo abakene bakishaka. Nagize ibibazo nanjye niyo ndwara narwaye muri iyi minsi. Abandi ntibagishakwa n'abagabo b'abakene nanjye buri muntu afite inazo yatunze. Niyo ndakwicaza aba professor abandi bicaye imbere ngo bategereje ngo aricyo vuga ese abagabo bafite ubwenge bwose barashaka iki akantu nabafatishije ni kamwe gusobanura ikiroto kiri mu mutwe wa professor atazi kugisobanura. Jena ari mfite iki gitabo kimwe profeta afite icyumba cy'ibitabo ariko anarwa gusobanura ikiroto mufatira ati narose inyanja icikanisha ngo amashanyarazi ava mu nyanja avuga ibintu nk'ibyo bivanga amazi yumva ntacyo bisobanura. Ati niba uko nabibonye ku TV bisobanura aravuga ati ariko si ubwo bwenge we wamukuye uzaze mu kwigisha tuzaze. Uwo munsi uzisende yambaye 1,000 cy'amadolari harya harimo zingahe ibyo cy'amadolari abazi kuvunja amadolari nangaho ndebe ko muri abavu muzi kuvunja nangahe uyu mwagiye kutubesha mu mwuga abari bo bandi baje kwisikira aravuze ngo ni 600 600 reka muze mwiyumve ikigiye kuba muri uru rugo tegeze 1,000 cy'amadolari reka tubazuye 1,000 cy'amadolari kiravunja maze uriya mugabo umuhinyuze kuva mu izuba riva 400 400 igihumbi
y'amanyarwanda. Ubwo iy'amagande yes, abo ni mubaha amashyi. No, umugabo yambaye ni 600. Uyu mugabo muri igihumbi sini bugohe na 2 ndaguha 1,000 kuko 500 mukure kuri 600. Menye umuntu aramugaragaza neza akagira. Kandi uyu mugabo ni umukira azi gukora, ariko afite inyatsi yitwa dayimoni. Hari igihe aba yakoze byameze byanyekanyije, dayimoni yaza ukagira ngo neza, ariko uyu munsi ni umwizera araza kuvana nkazakana. John rero wengeye kuguha ikote ryiza ry'abapasiteri. Uzi impamvu nkora ibyo bintu? Imana yandekeyeho ikisi. Ndashaka kubasanga Imana kukurekaho hari icyo yashakaga kugukoresha. Abimana yaretseho haleluya. Amen. Abimana yaretseho haleluya. Haleluya. Uzi gusara abandi bakaguma ari abasazi bo gakira. Bagushize mu bare w'abasazi ugakira. Koma, iyo Mana reka tuyihe amashyi menshi. Nta kintu kibabaje n'abantu bose gupfa bagashiraho mu muryango ugasiga ukananirwa kumenya Imana yagushigaje. Moses hari icyatumye Imana igusigaza, Wini hari icyatumye Imana ikurekaho, Faisal hari icyatumye Imana ikurekaho, mwa bagore mwe naza amazina mwebwe batatu hari icyatumye Imana ibarekaho. Ndetse wanayubaye kuki nshatse muri bagabo mwe ko mwese mwashatse ahantu hakakaye, waya ngo muravuka Imana. Bible iravuze ngo Zakayo agera ahantu Yesu ari ariko ntiyamubona. Ni ikintu kibabaje kuza mu ikanisa nturebe Yesu. Ni ikintu kibabaje Yesu kuba mu mago y'abandi wanyatari. Ni ikintu kibabaje kurokoka umurokore butabona Yesu. Ni ikintu kibabaje kuvuga Yesu utamuzi. Ni ikintu kibabaje kubana n'Imana itagaragarira abandi bantu ngo bareke ufite Imana. Muri iki giteraniro reka Imana igusohoze ucyo yakuriye gushira. Amen. Nasabaga ngo Imana muri iki giteraniro hagira umuntu Imana ikoraho ubuzima bwe yumve buhindutse kureba Yesu. Amen. Soma. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Mwabatunzi, mwabantu b'abategetsi, wabura ute kureba Yesu kandi ufite ibintu? Ndashima Imana yuko narebye Yesu ntamurebeshejwe n'ibintu. Ukuntu narebye Yesu nuku uzi umuntu kuza imbere yawe amaranye indwara imyaka 50 yakureba tedoni iyo ndwara ikagenda. Gisobanura nta handi twarebera Yesu ni mu bikorwa akora. Amen. Kwitwa umugabo si ukuba wambaye ipantaro, ni imirimo ukora. Kuba umukire ntabwo ari ukuvuga ngo turareba ibintu ku musozi, ni imirimo ukora. Hari abantu ukijije. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Abasenzi b'ikanisa ikintu nabasabaga muri iri teraniro, muba abasenzi basengera abantu bagakira indwara, mwiba abasenzi bisengera. Katuri abasenzi b'ikanisa
asanga n'uriya mukobwa nawe arimo nawe wowe niwe menyesha usengera baba uvuze ukuri umugabo wawe se ari gukanga akurije uzaza n'umugabo wawe yarazindutse areba igitero cye barazinduka umugabo nyambo ariho muzakayo nawe haleluya niko muze uwo mugabo mugumishe muri iki giterane paka na mushiki wawe ari hafi kuza pastor Cyakwera abanza babakore mu mwene abanje naba babiri abapastor Cyakwera ni bari uwo bita musore ariko ari naye mumuzanire namushaka uzamuzana ryari harya aho utuye aha hirya usengera heza ntabwo ni hirya ukora muri magezi gusa we ni mukuru w'abake kandi ni n'umubitsi ni ikintu kibabaje kuba uri mukuru w'abagore ukagira umugabo akamuzoga ni nk'uko naba ndi pasita umwana wanjye ashira yabimuzamo akantu k'isoni wari mubireba hera ntimukagire ngo bapaza dukorwe isoni twenyine mube mwemera dufatanye ubwo menya icyo nicyo ushaka kukwereka niko we ukora muri moki ikindi umuririmbo umugabo wawe agira ati koma Moses wamenya ko umugore wawe yabaye umutegetsi hano muri kanisa ibintu ukabyirinda uyu nguyu yarambwira ati nta mugabo ufite kutagira umugabo wese birasobanura ngo ube umukuru w'abagore gusa genda ufata abagore umva uko kameze genda ufata abagore ubigisha gukorera Imana oya gufata imyenda n'abariya babigisha gufata ibirere by'amata mukabishyira nk'ariya mu ntuza kwigisha ukuntu umuntu anywa amata akabiyubuha ibyo ntabwo ari iby'abanyamwuga ibyo n'umuntu wese uyu mukecuru niwe wigisha izo nyigisho uzi kunegura abagore bose uko batwaza uko bari gutora azi kubigukorera uyu mukecuru akabirabisha ntibimurekere kuko aranashaje mu nkora yabo ya kera nta mugore w'umuntu wabaga gato wizingirwaho imyenda uwo banabivuga kandi baba bafite ikigabo cyarabyibushye kiragerera kubera kurya muri senta ubwo umugore yarapfuye none ibyo ni mberekeye bari abakecuru mwebwe mwigisha abantu gusenga mwigisha abantu kubaha Imana mwigisha abantu kuva mu buzakari bwo guhemuka abantu barahemuka bari mu nzu y'Imana haleluya ariko abantu bamwe babuza bakazana gusenga ngo baracara abageni uriko abagore ariko buraho uracyari muto tata wanjye uracyari muto rero ubu ndiyo ndarega igikazana cyawe ukuntu noneho ukuntu ntabwo yagukunda nubwo warigarura uri noneho umva ijambo rikomeye impamvu abana bacinogeye basa naho babaye abana batuva murafata Imana mukayitwikira wamara kuyitwikira naho Imana yakuzanira umukazana ngabyutse azana ububyutse muri uwo muryango wowe ukamuzanira ukavuga uti hano ntibagira ububyutse ukubatwikira nagiye Benako
usanga abageni basara naho barasazwa n'imiti abagabo bishandaze bikagira yapfumbata iyo nyamaswa wazibona umuntu ikamusaza z'umuntu usanga yitwikiriye aba yari yajyaga uzi gukinira imikino mu mwenda yashaze mwe muzi ngo ni amakuni abasharisha muzarebe umuntu w'amakune iyo asaze asara aseka mwe ukagira ngo ni ugukunda abantu yazanye naho yashaze buri musazi wese ntabura gufata ubusa abafatamo akantu kadahari ariko imana nkorera imana yo mu ijuru ibahereza agakiza k'abavuzi abantu muteraniye hano hari ukuntu agakiza twagakuyeho yemu maze wenda gushaka ejo uzagaruke kare urumva uwo mwana mureba akunda kuragira ariko nubwo akunda kuragira buriya sitani afite ukuntu arwana mu buryo butandukanye aragiye ariko ejo azagaruka ababyeyi be bari hano ninde n'uwawe uyu mwana ureshya usumba n'uwawe narizi mufite utwana duto njye narizi udukobwa uriya musore n'uwawe mubasinga murabikeneye ariko numara kurokoka mu murokoro urabona ngendana ngo uyu mwana uze kurokoka wowe umugisha uva mu ijuru ube kuri uyu mwana afite ihato ariko ririmo intambara uzi intambara kuba ushaka gusingira ikintu cy'umuciro kavutereka hari abana bagiye Kampala batangira amanerenda barabanyaga buriya yabaga yumva yenda ngo kuri sende zuzure ko yabonye umuhungu wa nakara zikoze zikaza ntazi yenda ko afite n'amadayimoni imwe ntazi ko iwabo bafite abarangi bahora mu rurembo we ntabwo asenga imbaraga mbi ikagenda ikamukubita yo mu giseko mwaretse tugahagarara Zakayo nawe akabona igisubizo. Aleluya. Amen. Hari umuntu mugufi mu muryango uzanira abandi bantu gushira imbaraga. Wa mugabo, iyo umuntu arokotse neza agira amahirwe abandi batajya bagira. Amahirwe ugira Imana ivugana nawe. Icya kabiri, Imana ikoresha abantu utazi ukuntu bakoresheje. Icya gatatu, Imana igukomeza umutima. Ariko hano hari abantu bahora bahagaritse imitima kuko Imana itari hafi yabo. Nicyo nakwifuriza, kugira ngo Imana ibe mu mutima wawe. Icya kabiri, Imana ikwiyereke. Icya gatatu, ni iki? Navuze iki yari? Nibutse. Icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, cyakwibagiye kimufasha. Natambwira mushiti wawe. Yes, ikazana umutima wawe kudahagarara. Ntabwo ufite umugore ari ni wowe bambe umugore we
uyu mugabo aragukunda rero aragutetesha uramutetesheje ibyo neza waravuze uti nashakaga umugore mwiza barakubonye utazanyifashisha ngo nakubuje gusenga dore jya usenga uko ushaka kandi ubu muri iyi myaka ubu ni wowe nyungu na buri nka cyamuhinga umukecuru ufite mama wawe nawe ni nguwa cyawe hari abakecuru bapfakaye bakiri bato baba bagifitemo utwari twabo nta bintu by'akamenyero bashaka kujya byangura mukangakanga abana urugo yararutangiye ari muto. Imana izakurinde gukenyuka wa musore uzagumeho ushajisha abantu kuko ijambo gupfakana ni ijambo ribabaza cyane riragatsindwa na nyagasani uzi gupfakara ugasuzugurwa n'umuntu utakagusuzugura ukabona rubi kwego ukabona ikigabo kigutereta nticyakaguterese ahubwo kuko wapfakaye nyine ni hari amagambo abiri mpora mbwira mbasengera ijambo rya mbere so na nyoko gukena ugasanga umwana niwe ubareberera. Ijambo rya kabiri so gupfa ukiri muto ugasanga niwe bagize mukuru kandi uruhinja. Uriya muhungu ni umusaza kandi ni umusore. Ibintu azi ni byinshi kubera iki we na nyina baba basubizanyamo imishinya babwira ngo ukore gutya none dore Imana yakwihereye umukobwa n'uwo mufitanye ubuzare n'uriya wowe uri umutesi ntabwo byaba byoroshye ntabwo uri uyu mugabo uba ukwiriye no kuba pasita we ni ukuri yaba wazamfasha kukaba pasita mbe ntazaba we kuko uriya mukobwa nawe ni pasita rero uwo murimo uba arimo ntabwo uzarekamo buriya niyo mpamvu aciye mu bigeragezo byinshi Imana ikakurekaho kandi ikintu cyanejeje kuri wowe ni ugufata neza umugore nubwo bavuga urugamba umugore agiye kugenda vuba menya ibiki n'ibiki ukamureka akajya gusenga ariko noneho bijyemo neza mu bikore neza we n'umugore wawe kuriya mugore uriya bafitemo Imana dore ni muka pasita do bitamushaka ajya arashakwa na pasita none ubwo ikimenyesha indishyi z'akababaro nuko uzaba pasita ibintu bikakemuka ruriya rusengero usengeramo hagarara neza uzajya kwisanga wisanga uruhagararikiye. Umukecuru we yambwiye ati nijye mukuru w'abagore nijye mubitsi hari uba mu rusengero bagapfa kuvuga bakavuga bati niwe tugiye kuhindura uyu yaratetemye yavuye n'imbere iramutetemesha ariko arihangana ubwiza arabugumana kandi sitani ntabwo iba kumariho neza Imana iranga iyo Mana ni muyimera amashyi menshi none ndashimira Imana kubwa pasiteri uriya wabigiyemo neza ashaka nawe pasiteri w'urwo rusengero rumwe we n'umugore wawe ikimenyimenyi uriya mugore afite inzu zuriye waba uraba Bibiliya ube wumva ujya kuyisoma wumva wasenga amasengesho menshi usibye ko muri bize noneho wowe ukagira ngo ni ubupasita buba bukurimo. Reka tujye kuri aya mugore tumubase reka bazakaye baba ariyo nta nzozi ufite watubwiraho zimwe ngo bimenyekane yuko uriya mugabo Imana imushaka. Menya umugabo wawe uyu munsi bamubeshya buhoro uramuza umugeza Imana ishimwe yakunze dore akabaga kaba pasita pasiteri neza aha
mumere wayimuhaye microphone. Uriya mugore ni umuririmbyi, uriya mugore aba yumva yasenga, aba yumva yakora ibintu by'Imana. Yakoreye Imana ari umukobwa cyane, ndetse harimo nk'akantu ko kuba nk'ukwikanisa. Noneho tubwire rata, nubwo wicaranye na muramu wawe ntacyo ari bugutware, niko uyu muryango uratetesha abagane kumera. Yego, abashumba bacu baduhaye imodoka tujya kwiga. Reba umushumba wanyu yakugura imodoka, ni wowe komeza. Noneho aba tujya ku ishuri kwiga, dushyikiye baduhereza exams turazitsinda. Tujya mu ishuri mbere kwiga mukangurire mukamere uriya mugabo. Babarambirwa Imana ntabwo irabahamagara, bategereje ngo izasambure bateriwe bimenyekana. Mushiri pasiteri avuze ko yicaranye na mugabo pasiteri nawe. Ibyo bintu mvuga hari ukuntu nawe uba ubyumva, uretse ko uba udafite ibyo bintu. nari nagiye noneho mbaye nagiye bari mu bwatsi bwinshi mpura na pasita wanjye. Bari ko kuragira ugahura na pasita wawe, bazahurira he? Komeza. Inka turaziragira bari kumwe, we na pasita bajya mu nka. Reba pasita wawe ari mu nka aragiye. turaziragira, bwari ubwatsi bwinshi, umuyaga ukajya uhuha ugaturuka iyi nka zikagaruka iyi, ukongera ugaturuka zigahindukira, tuza gutahana ikiroto nyivuma. Ngaho uvanayo microphone yacu. Icyo mbaza aba bantu, nubwo mutari abantu bazi gusobanura inzozi, murumva iki? Mbwira uwo muntu mwicanye utari cyatumye Imana ikurekaho. Ndabisobanuye. Mera mukuru w'abagore atubwira izo nzozi, azi gusobanura n'inzozi. Saba mukuru w'abagore nawe utari umuyobozi. Menya buri urabona kuba mukuru w'abagore bisobanura ko wari ufitemo ibintu byo kuyobora. Kuko watinze rero ahantu nk'aho, ariko buriya humbura Imana izazicisha mu bana bawe. Noneho tubwire izo nzozi z'abo bakristu baharasizo. Ari nziza, zibaye nziza, ziba nziza baba bakuru b'abagore kubika gusa bakayobora. Iyo Mana ni muyiha amashyi menshi. Mutinye umuntu mukuru w'abagore guhanurira umuntu aba murangije. Nubona mukuru w'abagore guhanurira imenye. Urareba uyu mukecuru wanjye yari mukuru arya we wakoraga umurimo cy'ubukariza mu ya mukuru w'abagore, mukuru w'abasenzi. Iyo muhamagara ukakunanira rero wageze hano ukakunanira, kikoreka ko umaze hari ikindi cyagupfiriyemo. Ugira imirimo nka 20 ariko yose batayikwemereramo. Uba mukuru w'abagore, abagore bakagusuzuma. Uba umubitsi, abagore bakaba batabika nabi. Ubu wazo n'uwikanisa kwa yarida ushimye. Kuvuba ye past imirimo warayongeye kubaho yo. Cherekana. Soma. Dore umuhungu ufite umuhamagaro uyuda. Uyirebure. Hari ubwo uvuka mu bantu bibereye aho ngaho ibintu babifata nk'uko babishaka. Ariko Imana ikureba ko ariwo uwo muryango uzawuvana mu buryo bwo kurokora. Iyo Mana ni muyihenza amashyi menshi. Urebye data ukuntu yanywaga nk'urwabo, naravugaga ngo ntago azabyara umwana ngo abe na pastor. Haganira imbere y'abatera haruye, watera haruye ruve mu maraso y'urwabo. Haleluya, azaza haragika. Ariko umuhamagaro yari yawusinzirije.
niyo mpamvu rero umukecuru wanjye abaye pastor akuze. Igituma abaye pastor akuze atari pastor ari umukobwa yavukiye mu mago atazi Imana. Twebwe icyatumye tuba ba pastor tukiri abana, n'ubwo twavugiye mu rugo rurimo umuntu w'umurokore. None mwabarokore nimugende buri muntu ahagarare mu cy'Imana yamusigiyeho. Nanone uriya mukobwa wanjye buriya aza kumuririmbyi ukomeye uriya uwo nguwo manikaho turebe uwo nguwo atya ndarirebesha buriya zura murebeye. Aha soma ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. harya ubuyingwe muri minsi umutegetsi iki muri aka gace Sekurutare ntabwo ngo gahagije. Uyu ni umuyobozi wa leta kandi akabayoborera mu kuri, yanga ibintu by'amanyanga n'ujya gukora amanyanga araguteresha. None ubu uyu mugore bambuye umukobwa, niba Imana yenda kuzamuha umugabo ufite umubakano k'ubuyobozi nawe akamushakira akazi bakabayobozi bose, ariko icyo nzi iyi Imana imurimo ntabwo azahera. Kandi simbivuze uyu munsi nuhare uzabireba. Buriya nureba kuba pasita ushobora kubikora ariko ntubikore neza nk'umuyobozi. Ubuyobozi bw'ureba ubu pasita yashatse kubishyiramo igitugu baraba muyoboye nabi, ariko iyo we ubuyobozi bwa leta ugashyiramo akantu k'igitugu buraryoha. Ubu rero uyu nguyu aba yumva amafuti abareba abantu abareba Imana izakuba uzashakwa n'umugabo udafitemo isoni nyinshi. Ashatwe n'umuntu ufite isoni yavuga ati Imana yarambaniye, ariko icyo nzi Imana izagusubiza. Ntabwo wasoma utyo biriya n'Imana izabure gusubiza. Kandi abantu benshi muzareba Imana icyo izakorera uyu mukobwa. Nanone mwirukanyeho ibigabo by'ibinyamafuti. Ubona ukabona kirandutse iyo ngo cyo ngo gifite nk'iyo ngiyo cyangwa gifite iwabaho neza cyarashobye ukabona umukije kurara mugejeje. Ibyo bigabo ndabyirukanye ntibizongeye guturuka hariya mu ibere. Hamagaye umugabo usobanutse ufite ubuhamya, gusa umuntu udafite ubuhamya gushatse wanjye we ko wararupfu wahagarika umutima wawe. Ubwo arabona umuyesu akunda ibintu byiza, nawe ni nk'uriya mugabo akunda utuntu twiza. Nanone wa mugore we uriya mugabo isuku afite se uzamushira aratsinda. Uriya mugabo binashobotse aba yumva we no gutura n'aha hantu hazirinze hatoya, haba bashaka ngo ature ahantu hari nk'amashanyarazi amavu urugo rwake ibintu bimere mu rero usenga cyane bizasohora. Wa mugore ndakubabariye, urareba muramu wawe ngo arareba hafi ari kuriya amenye ikintu kure. Soma ashaka kureba Yesu. Uyu nawe afitemo impano nari mutaye. Uyu musore afitemo impano, ariko reka nkubwire ijambo rikomeye. Iyo umuyembe, igiti cy'umuyembe kibaye mu Batutsi, bene wabo n'uyu barakiganiza, murabyemera? Ariko se Karisitani imiyembe iri ahangaha imesitira mwabana mu imiyembe Karisitani ikajya kihanura kikikubita hasi kiyembe, ariko si mu izina rya Yesu eshagamo. Ni igiti kiriho imbuto zikomeye, ariko barakiganije kiraho. Najya kwa muganga ukiganiza avuga ngo genda urye umuyembe. Reka babwire mwabarokore, uyu mwana arimo Imana,
ariko ahantu atuye nuko biba bimeze. None arenda kuguma ari aho yishakira agasende yigeragereza utuntu turi nk'abo twaho, kandi aba yumva hari ibintu yakora. Nawe ni umuhamagaro w'imukoresha, ubwo ni ubwenge bwawe. Rero genda ukorera Imana kare. Rero ubu ngubu noneho ukuntu uri mwiza, ubishyizemo Imana, wajya uvuga Yesu abadayimoni bagahuka. Amen. Hari kuzi kwirukana abadayimoni uri umusore, uzi gusenga ukavuga uti mu gitondo harabaho iki kikaba. Uzi ko nagiye nsaba ibintu bikaba, nkajya nkareba Imana ukiri umusore kikomeye. Erega iyo umukecuru ufite n'impungenge, ubu muri umukecuru ajya gusengera umuntu akumva atari bukire, amusengera ashidikanya. Kubera iki? Afite impungenge imitsi y'amazi ayavanze n'amaraso. Ariko nkawe reba uriya mugabo yaciyemo ubuye, uriya gasene kagateye ubwoba. Iyo atakareba ashyara atinyuke n'umureba wagira ngo bwaramurwaye, aba yumva yaga. Humura uzabumukire cyane, wowe humura. Soma kansa. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Ndenda kumwita umutegetsi mpaka abayeho, ariko ntiyabasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Ntiyabasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Ninde muri mwebwe wari wahagarara mbana kumva ikintu yaje? Reka ntange urugero kuri uyu mugore n'uyu. Ubu muriya hari ubwo areba ibintu bipfa ariko abireba, akumva yabikora akabona ariko ndabarashabutse akabireba bigapfa agira abireba. Zakayo nawe yaje azinga ibintu agiye kubikora, ahageze asanga abantu baramusumba. Asanze bamusumba arifuza yurira igiti. Reba nk'umuntu w'umutegetsi yurira igiti. Yasa reba nka umutegetsi w'inama mwitaje ni umutegetsi ki? Chairman. Erosiwa. Aha reba nka mutera umusazi mu giti yuri. Imwamuzi ngo yashankarayemo nk'akantu. Wajya uti ugasanga yuri igiti ari mu bushorishori nk'iriya. Wajya gushaka pasita hari hafi akaza akamurambikaho ikiganza. Wavuga uti muzeyi wanjye wamanutse ntihagire ugusanga yo komanda yuri igiti. Uriya mugabo Zakayo yari umunyabyoba, yari umutuzi. Menya ubutunzi bwa Zakayo nta muntu ubufite muri aka gace. Umuntu Bibiliya ijya kwita umutunzi aba ari umuntu wagize izina rikajya mu bihugu, ariko umuntu bajya kwandika ayo mateka. Imana ishimwe cyane. None nagusabaga ngo cyamuhinda muri uyu mwaka wa 2026 amateka yawe ahinduke, bakwandike nawe. Amen. Stani akunda kwiba abantu akabiba impano zabo, ariko pasiteri we mfate mu kiganza impano yawe utazi kuyisinzira na tukareba. Haleluya. Imana itakure. Hano ngiye gutangira ukorera Imana. Ubwiriza abantu. Sengera abantu. Ubahumuriza. Ubabwira uti Imana irahari. Haleluya. Maze mugore yagiye gutaka muka pastor neza. Amen. Biriya bintu murekere bari. Ntacyo kwitanga umugambi w'Imana. Iyo witeka ubereye maso. Haleluya. Amen. Soma. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Niba gushaka kureba Yesu uko asa kandi bamwikanisa, mwabarokore
reka Yesu muri uyu mwaka akwiyereke. Amen. Akwiyereke mu buryo abandi bantu batabizi. Moses wanjye, reka Yesu akwiyereke. Wa mukobwa wanjye, Yesu reka akwiyereke. Reba nk'uyu muntu Yesu atamwiyeretse, ariko no. Musore wa mani kuri. Buriya muri musore. Ejo ninaga azagaruka. Icyo nshaka ni iki? Hari ubwo umuntu agira amani ariko Satani agashaka gahoro. Nta kintu kibi mwabarokore nko gusuzugurwa n'akantu kataka gusa. Umugabo njya ndeba ku TikTok berekana umugore avuga ati narose ikiroto ndeba imbeba yansuzuguye. No, gusuzugurwa n'imbeba mu kiroto. Ngo ubukene ngo kumenya ko ari ngo n'imbeba yansuzuguye mu kiroto. Imwirukanse. Wa murokore buteraniye hano. Hari ibintu bigusuzuguye bigereranywa nk'ako kanyamaswa kasuzuguye uwo mugore. Nasabaga ngo inzozi zawe Imana izizemo iguhindurira amateka nka zawe. Amen. Satani yagucukuriye urugo kugira ngo urugwamo, Imana iguhereza intambwe yo kurutambuka. Ubwo watambutse ukajya hakurya y'urugo, Imana izakugirira neza. Soma duhende. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Cyiza. Mamagarira abo bahungu bombi baza hano dusenge mpendere. Yego. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Ariko ntiyabasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Ayiwe. Arirukanka. Ajya imbere. Yurira umuvumo. Ariko si binibiki. Bamurebe. Akora amahano. Uko yagiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama. Yego. Aramubwira ati Zakayi. Ururuka vuba. Kuko uyu munsi biriye kurara iwawe. Hari ukuntu Yesu yakora karara iwawe uyu munsi. Amen. Nasabaga ngo aba bantu bateraniye hano uyu munsi Yesu arara iwanyu. Amen. Umaze igihe kinini urwaye indwara warivuza ibintu bikanga, ariko Yesu agenda arare akiza iyo ndwara yawe. Amen. Ndenda ngo umaze igihe kinini ufite icyifuzo cyangwa urugendo, ndenda ngo urarire ijoro Imana ikubwira ku rugendo rwawe. Ndenda ngo iri joro Imana igusange ikubwira ikintu icyo yagusigiyeho. Amen. N'abantu bateraniye hano, ikintu nababwiraga, hari ikintu cyagukingirije ariko Imana ishaka gukuraho muri uyu mwaka kikagukingura. Abamwe twakingirijwe n'indwara, abandi dukingirizwa n'ubukene, abandi dukingirizwa n'amagomabi, abandi dukingirizwa n'igice, abandi dukingirizwa n'umuryango, ariko Yesu reka gukura icyo kigukingirizwa. Reka Yesu aguhagurutse aguhagarika ahantu. Amina. Amen. Ariko Mana Manuriho Bana wabanyina Uriho Arazakuraho. Haleluya. Amen. Hari abantu usanga bakingirijwe kabiri, mu mwuka akingirijwe no mu mubiri. Uzi kuba umusore udaseka kandi uri umusore. Uzi ikibuza umusore guseka ni ukureba abandi bakora bigenda batakora agakora bikanga. Icyo kibuza umusore guseka. Icya kabiri kibuza umusore guseka ni ugukora imirimo itari y'ubusore. Gukora imirimo itari y'abasore. Haleluya. Haleluya. Ubwo nivuga imirimo itari y'abasore mu muryango wanyu itarigeze gukora mibi. Ibyo byebuza umusore gusa. Ariko Yesu reka gukora icyo kintu imbere cyari kigukingirije kugira ngo nawe ugire igitwenge useke. Haleluya. Nta kintu kibabaje nko gusanga Zakayo yari umuntu ukomeye ariko yakingirijwe n'abantu. Ubundi mu buryo bushyitse Zakayo ntabwo yagakingirijwe n'abantu, ahubwo icyatumye akingirizwa n'abantu, abantu nibo bari ikibazo kandi we yarababereye ikindi. Nasabaga ngo wa mubyeyi
abana bawe ubabere umugisha nabo bakubere undi. Hagarara ku maguru yawe. Amen. Bana wabanye natwe uriho kandi uzahora. Bana uriho bana wabanye natwe uriho kandi uzahora. Bana uriho bana wabanye natwe uriho kandi uzahora. Bana uriho bana wabanye natwe uriho kandi uzahora. Amaboko yawe. Zamura ku maboko yawe. Uyu mugoroba umva wifuje kuko hagira ikintu kiva imbere yawe. Umuturanyi mubi nawe yakujya imbere akakuza kureba ibyiza washaka. Gusengera ahantu ntubohoke nabyo byakubera igisiga cyakubuza kureba Imana. Kubana n'inshuti yawe, umugabo wawe cyangwa umugore wawe, nabyo ni ikintu kimwe cyatuma ukingiriza. Muri iki giterane Imana igukura imbere ikintu cyane gikingirije. Wambara imbaraga z'Imana zo kubohokera kimwe. Kira amagambo ubwira Imana uyitabaze kuri uyu munsi, igukura imbere icyo kintu cyaguhoraga imbere. Uhora n'icyifuzo. Uri Imana y'imbaraga. Uri Imana y'igitangaza. Dore uyu mubyeyi Imana. Senga, senga. Senga. Tangira usenge. Wamana uratangaje. Agashigara mu parade. Uratangaje.
uruhura imitima yawe n'amago yawe babona imbabazi zawe ni mu izina ryawe urakoze Yesu amen. Imana ibahumure mwicareho gatoya uyu muhungu mwicareho gatoya engabo yange Yesu osane no kusinziba arikuruye rwange engabo yange Yesu osane no kusinziba arikuruye rwange Yesu usane no kusinzira umere Yesu amashyi menshi. Wa musore we wari wagiraho icyifuzo cyo kujya hanze ndareba uyu munsi nubwo uri mu Uganda ndareba bizakuzamo yamara kukuzamo kandi nta n'amahirwe yo hanze ufite ariko icyo kizaba ari igihe cyawe ntabwo azaba ari igihe cyo kujya hanze ahubwo kizaba ari igihe cyawe cy'Imana kugukorera ibyo uhora uyisaba. ako niko kamenyetso hazaza abantu babigushyiremo tujye hanze hagira umuntu babigushyiremo cyane ariko ntabwo azaba ari icyo kujya hanze azaba ari igihe cyawe cyo gukorerwa ibintu birenze ibyo wajya kurebesha amaso yawe. Icyo nagusabaga ni ukoroka. Ikindi cya kabiri